ni Mr Omar, wa muhungu wanyu nanone. Iyi ni Omar TV Show. Ndabasuhuje mwese abari muri East, West, South, North and Central Kigali, mwese ndabasuhuje cyane. N'abari hanze y'uru Rwanda rwacu, by'umwihariko abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mwese ndabasuhuje cyane cyane cyane. Mu biganiro byacu ubushize twari twabagejejeho ibitabo 5 udashobora gusoma uko wiboneye bitewe n'aho uri. Tubasezeranya ko muri part 2 cyangwa mu gice cya kabiri tuzabagezaho ibindi bitabo nanone 5 byose hamwe bikaba 10. Rero uyu ni wo mwanya mudutize amatwi yanyu tubagezeho ibindi bitabo 5 nanone udashobora gusoma uko wiboneye bitewe n'aho uri, cyangwa bitaba ibyo ukisanga mu maboko atari ayawe nk'uko mpora mbikubwira. Ubwo twari twagarukiye ku gitabo cya 5, reka uyu munsi duhere ku gitabo cya 6. Byose hamwe biraza kuba byuzuye 10. Ku mwanya wa 6 turahasanga igitabo cyitwa The Rose That Grew From Concrete. Iki cyanditswe n'umwanditsi akaba n'umuhanzi mwese muzi cyane, atari yitaba Imana, bamwita Tupac Amaru Shakur. Tupac Amaru Shakur muramuzi, ni umuraperi wo muri Amerika, ariko iki ntago ari igitabo nk'uko wabyita ibitabo, ahubwo bahuje amagambo yagiye yandika mu ndirimbo ze, hanyuma bahita bayaha uyu mutwe witwa The Rose That Grew From Concrete, ururabo rw'iroza rwakuriye muri beto. Tupac Amaru Shakur nk'uko mumuzi ndetse nk'uko abenshi mwamukunze, ngira ngo iki gitabo kirimo gikunda mukanifuza yuko twagira icyo tuzakivugaho kindi gihambaye, mwazabitubandikira mukabitubwira muri comment, ahasigaye natwe tugashyira icyifuzo cyanyu mu bikorwa. Ndetse abifuza amateka ya Tupac Amaru Shakur nabyo mwazabitugaragariza cyane ko ari umuntu wari uzwi cyane cyane. Ku mwanya wa 7 turahasanga igitabo cyitwa So They Say You've Broken the Law, Challenging Legal Authority. Iki gitabo ugenekeje mu Kinyarwanda kiravuga ngo none ubwo bavuga ko wangije amategeko, itegure rero uhangane n'abanyabubasha. Ni ukuvuga ngo iki gitabo iki gitabo cyanditswe n'umwanditsi utarashatse yuko yamenyekana izina rye, yiyita The Lioness, intare y'ingore. Arandika ati, ubwo rero bavuga yuko wangije amategeko, hangana rero, kenyera rwose, kenyera ukomeze, challenging legal authority, uhangane n'abanyabubasha. Iki gitabo nacyo ni igitabo cyiza cyane. Iki gitabo iyo umuntu uje gushinja icyaha undi amenye ko uri kumwunganira yagisomye, arakenyera agakomeza. Ndetse nawe ubwawe uri mu rubanza ubaye warasomye kino gitabo ufite ibyo ushinjwa, uje kukuburanisha cyangwa uje kugushinja ibyaha akamenya yuko iki gitabo wagisomye, aravuga ati uyu muntu saga afite imvugo rimwe, uyu muntu ni uwo gukenyera nkakomeza, kuko uru rubanza ruraza kubyara amahari. Iki gitabo gikubiyemo ibitekerezo by'ukuntu abantu bashobora kwitwara cyane cyane ku mategeko, dore ko amategeko aba aguhana ariko mu by'ukuri atari wowe wayashyizemo. Iki gitabo rero kuba ukizi waragisomye ntabwo byakubera byiza ahantu henshi muri Afurika, ndetse ahubwo hafi ku isi hose, kuko nta gihugu kitagira amategeko kigenderaho. Ku mwanya wa 8 turahasanga igitabo cyitwa Mein Kampf. Ngeze kuri iki gitabo ndamwenyura, ndaseka cyane, kuko nanjye iki gitabo kera nakizeho nubwo ntaje kumenya ibyacyo, ariko nyuma y'uko ndangije amashuri naje kongera nyuzamo amaso, nsanga koko cya gitabo cyari kibumbatiye byinshi tutamenye igihe twigaga, cyane ko twiga
twabyigaga mu mateka gusa bikaba ari ibyo gushaka amanota, ntabwo twabicengeragamo ngo tubisasanure tubivuze n'imuzingo, ariko iki gitabo kibumbatiye amateka menshi cyane, ariko abenshi bavuga yuko kibumbatiye icengezamatwara ry'abanazi kuba bakanga abayahudi, cyane ko iki cyandikiwe ku gitekerezo cy'umugabo witwa Adolf Hitler. Muramuzi, iyo muvuze abenshi mutekereza intambara y'isi, mugatekereza na jenoside yakorewe abanazi. Ibyo ngibyo murabyumva cyane, jenoside yakozwe n'abanazi ikorewe abayahudi, ibyo muhita mubyumva cyane. Rero iki gitabo ntabwo ari byiza ko wagisoma uri muri Isiraheli cyangwa se uri ahandi hantu henshi hahuriye abantu abenshi ariko bo mu bwoko bw'abayahudi. Murabazi abayahudi nabo ntibashyirwa hasi, iki gitabo bakikubonanye cyangwa bakakumvana ibitekerezo bikirimo, aho ntiwaba ukiri uwanjye rwose, amaboko wabarizwamo yaba atari ayawe kuva muri ako kanya. Kandi iki gitabo umwimerere wacyo witwa na leta y'Ubudage, ariko cyarongeye gisubirwamo gikurwa ku mapaje 700, ariko ubu bamaze kugira amapaje agera mu 2000. Bigaragara yuko hari ibyo bashobora kuba barongeyemo ndetse bagakuramo n'ibindi byinshi cyane bijyanye n'ikinyejana tugezemo. Iki gitabo kiri ku mwanya wa 9, nababwira yuko kiriya gitabo cya 8 cyanditswe na Adolf Hitler. Igitabo kiri ku mwanya wa 9 cyanditswe n'umuntu witwa Michael Long. Iki gitabo acyita Do Not Disturb Me. Do not disturb. Iki gitabo usibye kuba turi kubivuga gutya ngo mubimenye, ariko mu by'ukuri iki gitabo uramutse ugisomye uri muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda ntiwarebwa neza, ndetse ibitekerezo bigikubiyemo uri mu Rwanda mu by'ukuri ntabwo byaguha amahoro, kubera yuko ni igitabo kigaragara yuko kivuga cyane ku mateka ya jenoside, ariko kandi kikanayavuga kijora kiyimyega, ahubwo kitanagaragaza yuko yari jenoside bya nyabyo. Iki gitabo Do Not Disturb muzagishake mugisome, murebe ibyacyo, murebe n'ibikubiyemo cyane rwose, kuko nk'ubwo hari ahantu yanditse kuri cover yacyo ati The Story of Political Murder and an African Regime Gone Bad. Ngira ngo abumva uruzungu murumva neza ibi bishatse kuvuga, ariko iki gitabo nacyo ni byiza yuko unabaye ugifite ugisoma, ugishaka, utaba ubikorera mu ruhame, cyane cyane uri muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Byagusaba yuko ureba hirya no hino ukareba yuko ntahari, kuko nagutangira amakuru ku gihe rwose. Ku mwanya wa 10 igitabo tuhafite ari nacyo cya nyuma, ni ibitabo byose, hafi ya byose by'umwanditsi witwa Robert Greene. Niba warasomye ukaba warigeze gusoma ibitabo byanga byakunda, nta gushidikanya yuko uyu muhanzi witwa Robert Greene waba umuzi. Niba utamuzi, ikoze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ujye mu ishakiro ryawe ushakira ibitabo, ushakira igitabo cyitwa The 48 Laws of the Power. Icyo nutakibona ushake The Art of Seduction. The Art of Seduction. Niba uri n'umusore wifuza gutereta, iki gitabo cyo rwose kirimo imitoma, ku buryo ugisomye ukakinywa neza cyane, nta mukobwa n'umwe ushobora kuba yakibaza ibyawe, nta n'umukobwa watekereza kabiri mu gihe uri kumutereta. Iki gitabo rwose cyitwa Ubugeni bwo kureshya. Ugishakishe, ugisome, umenye icyo ari cyo. Erega aho wenda niba uri n'umugabo byanagufasha kuba wakomeza urugo rwawe. Ubwo twari duhereye ku gitabo cye cyitwa The 48 Laws of the Power. Niba uri umuyobozi ukaba uri umutegetsi, nta kabuza wasomye iki gitabo. Turebye The Art of Seduction, niba uri umuteresi, nta kabuza iki gitabo ugomba kugisoma. The 33 Strategy of the War. Niba uri umunyentambara ukaba uri umurwanyi nk'izo jya numva iyo ngiyo mu burasirazuba bwa Congo, byanga byakunda ntiwatsinda urugamba utarasomye kino gitabo. The 5th Law
Iki gitabo rero cy'amategeko 50 uyu mwanditsi Robert Greene yagifatanyije n'umuhanzi mwese muzi cyane w'icyamamare witwa 50 Cent. Nuko Robert Greene adukubita ikindi gitabo cyitwa Mastery. Adatuje adukubita ikindi gitabo cyitwa The Laws of Human Nature. Ibi bitabo byose uko ari bitandatu byanga byakunda, niba uri umutegetsi cyangwa ukaba n'umuturage usanzwe, ugomba kubinyuzamo amaso ukabishakisha, kuko ni ibitabo bifite icyo ushaka. Kandi niba uri umusomyi w'ibitabo ukaba utarasoma igitabo cya Robert Greene na kimwe, sinzi ibyo waba warasomye ibyo ari byo, sinzi n'ibyo waba usigaje gusoma ibyo ari byo. Inshuti zanjye ndabashimiye cyane rwose, ni Mr Omar nk'ibisanzwe, ngira ngo kuri uyu munsi twabanyuriyemo ibi bitabo, ariko reka tubibutse mu kiganiro cyabanje, ndetse byaba ari na byiza yuko utarakibonye yabanza akagenda akakireba, akareba ibitabo byabanje ndetse agahita akurikizaho n'iki cya kiganiro cya kabiri, nabwo akareba ibitabo tubazaniye. Ku mwanya wa mbere tuba twafite inyandiko yitwa Agaca, yari indirimbo y'umuhanzi Rugamba Sipiriyani. Bitari byiza yuko wakumva mu myaka ya za 90 mu Rwanda. Twari tubafite ku mwanya wa kabiri Animal Farm, cyari ni igitabo cy'umwanditsi witwa Eric Arthur Blair cyangwa se wiyise George Orwell. Ku mwanya wa gatatu twari tubafite Merchant of Venice cya William Shakespeare. Ku mwanya wa kane twari tubafite Satanic Verses cyanditswe na Salman Rushdie. Iki gitabo nacyo wagishaka ukagisoma, ariko mu by'ukuri ntuzagisomere mu bihugu by'Abarabu, kuko ibyakubaho byamera nk'ibyabaye kuri nyina wa Bintuzi. Icya gatanu twari dufite igitabo cyitwa El Señor Presidente, Mr President, cyanditswe na Miguel Angel Asturias. Iki gitabo byaba byiza kugisoma uri muri Guatemala. Ku mwanya wa gatandatu twari tubafiteho igitabo cyitwa The Laws That Came From Concrete. Iki gitabo ntabwo ari byiza kugisoma uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyanditswe n'umwanditsi w'indirimbo akaba n'umuraperi ukomeye cyane Tupac Shakur. Ku mwanya wa karindwi twari tubafiteho igitabo cyitwa So They Say You've Broken the Law. Niba bavuga yuko wangije amategeko, Challenging the Legal Authority. Rero hangana n'abanyabubasha, cyanditswe n'umwanditsi wiyise Lioness, intare y'ingore. Ku mwanya w'umunani twari tubafite igitabo cyitwa Mein Kampf. Iki cyanditswe na Adolf Hitler. Byanga byakunda ugomba kuba ukizi, niba utakizi nta bumenyi rusange uzi. Ku mwanya wa 9 twafite igitabo cyitwa Do Not Disturb. Ati cyanditswe n'umuhanzi cyangwa se umwanditsi witwa Michel Long. Iki gitabo nacyo ntabwo ari byiza yuko wagisomera mu ruhame ibitekerezo byawe ukaba ubyibitseho cyane, kuko ntabwo cyafashwe neza cyane na Leta y'u Rwanda. Ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma, nshuti zacu kandi bantu dukunda, tunabifuriza yuko mukomeza kugubwa neza, twari tuhafite igitabo cyitwa ibitabo bihuriweho cyangwa se byanditswe n'umuhanzi cyangwa umwanditsi witwa Robert Greene. Byari ibitabo bigera muri 6, harimo icyitwa The 48 Laws of the Power, The Art of Seduction, The 33 Strategy of the War, The 50 Laws, Mastery and The Laws of Human Nature. Ibi bitabo byose uzabishake ubisome, byaba ari byiza cyane. By'umwihariko kuri ibi bitabo bya Robert Greene, iyo ubizi warabisomye warabicengeye, nta mutegetsi n'umwe udashobora kuba yakugirira ubwoba. Ni muri urwo rwego, bitewe n'ibitekerezo byose biba bikubiye mu bitabo bye, buri leta yose iri hano ku isi usanga ifitiye ubwoba inyandiko z'uyu mwanditsi Robert Greene. Niba hari igitekerezo, icyifuzo, inyunganizi, watwandikira kuri nimero turi buze gushyira muri description, cyangwa se ukanaza duha igitekerezo cyawe muri komenti. Ibiganiro kuri Omar TV Show nakagaruka, jye di Omar TV Omar. Ibiganiro kuri Omar TV Show nakagaruka, jye ndi Mr Omar.